hari n'igihe nagiraga agahinda nabaza mama, ese mama kubera iki ndwara abandi bana ntibarware, kubera iki nabaye gutya? We nyine yangaga kunyereka akababaye, nta mwana wanyisanzuragaho kubera ko banyitanganywa akagorya. Umuntu yabimbwira ati uri umusazi, numva noneho ngize agahinda ndababaye, numvaga ashaka kumva, nagira amatsiko y'ibyo abantu bavuga, nabona bamwe baraseka, njye narasekaga, napfa guseka aravuga ati nanjye nishimisha. Nakize neza afite imyaka 20. Tubahaye ikaze kuri The Peace TV. Ni TV izajya ibagezaho ibiganiro bitandukanye, ubuhamya bw'abantu, abahanzi, abasitari mukunda. Tuzajya tugerageza tujye mu nguni zose zitandukanye z'igihugu kugira ngo tubagezeho amakuru, ubuhamya bw'abantu baciye mu bintu, abafite aho bageze. Muri make ni TV y'abanyarwanda mwese muzisangamo. Ubwo rero buri wese ubasha kugera ku muyoboro wa YouTube ntazajye agenda adasacinze The Peace TV, akora subscribe kugira ngo atazajya acikwa n'ikiganiro twashyizeho. Uyu munsi rero tuba dutangiranye umutumirwa wacu, araza kutwibwira, afite ubuhamya bukomeye cyane buri wese nakifuza yuko yakumva iki kiganiro mpaka kirangiye kukigeza ku musozo, kuko afite ubuhamya bukomeye kandi burimo message, burimo bwahindura imitekerereze y'abantu, bwagufasha gukira, bwagufasha kugira icyizere cy'uko byanze bikunze buri muntu wese hari ahantu aba afite azava n'aho azagera. Ikaze kuri The Peace TV. Ndabishimiye cyane. Banyita Nyirasabimana Jacqueline. Yego. Mvuka umuryango turi abana 7. Mfite ababyeyi 2 bose bariho. Yego. Ariko shimye Imana ko nifuje kubagezaho ubuhamya bwanjye. Urakoze cyane Jacqueline. Jacqueline, ubuhamya bwawe butangirira hehe, bimeze gute? Watubwira muri makeya wisanzuye, ntugire ikibazo, ntugire igihunga, utubwire rwose. Ni karibu utugezeho ubuhamya bwawe, tubusangize abatuye isi. Ubuhamya bwanjye gusa ntago nari nzi ko nzabasha kuvuga, ariko shimye Imana ko nganira n'umuntu numva icyo avuga. Njyewe mureba, ndi umukobwa ushima Imana, ntago nari nzi ko nzavuga. Ngeze guhura n'ikibazo cyo kutavuga no kutumva, nshimye Imana ko mvuga. Ubuhamya bwanjye rero kubera ko ari byinshi nazi, aho mbuhera ndumva bicanze. Urabuhera igihe kumva utarumva gutaravugaga byatangiye ryari? Mu rugo bambwiye ko navutse ndi umwana ndi muzima. Yego. Mvukira amezi 9. Yego. Nuko abandi bavukira amezi 9, harimo n'utavukira amezi 9. Mu kubyara mama nago namugoye, ariko byagezeho gize mu mezi 2-3. Kuko niko ababyeyi banjye bajya bambwira. Yego. Natangiye kugira ikibazo cyo mu matwi, cyitwaga babyita ngo umuhaha, amashyira mu matwi. Noneho mba muri ubwo buzima mu burwayi, ngiye kiragera bakazajya banjyana kwa muganga, ariko ntibamenye ibyo ndwaye. Kwa muganga bakamvura ariko ntibikunde. Gusa mahora ndwaye buri munsi. Igihe cyaje kugera nuko abavandimwe banjye vuka turi abakobwa 4 n'abahungu 3. Nabo n'abandi bana bagiye kwiga, nagira agahinda kubera uburwayi, ntago nari kujya kwiga numva, no kuvuga navugaga dedemanga. Kugira ngo umenye icyo mvuga, ni umuntu yenda tubana niwe wamenyaga ngo ndamvuze uko. Ariko nabashimye Imana ko mvuga mukabyumva. Uwiteka yagize neza.
igihe cyaje kugera rero ngeze mu myaka 8 mwe nabaga nigunze cyane nibaza abandi bana barajya ku ishuri ariko sinavugaga naradedemangaga ariko numenye icyo mvuze gusa umuntu uca amarenga umuntu tubana we niwe wumvaga icyo shatse kuvuga kuko bari barabikumenyereye bo bari barabimenyereye igihe cyaje kugera umwarimu araza mu rugo witwa Tereza umwarimu wo ku ishuri wo ku ishuri yitwaga Tereza wigishaga mu wa mbere nize mu karere ka Huye hano hitwa Irukira mu karere ka Huye ikigo cya Rukira icyo nizemo aravuga ati ariko uyu mwana ageze mu bandi bana yenda yabasha kuvuga niyo atanavuga byibura umwana iyo ari wenyine ahora yigutse babyeyi banjye barabyakira bavuga ati buse umuntu utavuga utuva ko yirwariye ati niyo atanamenya ubwenge ku ishuri ariko yagira ari ikintu cyaza yakigira confidence akigira icyizere rakoze kumosora cyaje kugera njya ku ishuri numva baravuze ngo mu kwa mbere nzatangira numva ndishimye cyane kuri njyewe nabate nanjye ngiye ku ishuri ninjira mu mwaka wa mbere ariko nabwo mura n'ikigeragezo cy'abana twicaranaga kubera ko navaga amashyira mu matwi bamwe bakankubita bakamirika nagira agahinda mu mutima igihe najya bagira isaha yo gukina yicara ku ibaraza ariko abarimu bakambaza ese kuki wicara wowe gaho utajya gukina n'abandi bana kuko abana ntago ntago bigeze babona ntago banyisanzuragaho kubera ko n'ubundi umuntu wabaye nabi uwo ari we wese aragira noneho igihe kiza kugera nazajya mu mutima wanjye numva afite agahinda narwaniye kujya ku ishuri none ndanahageze gize n'ikibazo noneho kwiga amashuri sinavuga ngo nize 5, 6 kuko narigaga nakwiga ukwezi kumwe ubundi iyo najyaga ku ishuri nabona ko ikibazo by'ubugishobore nahitaga ukabona bibaye nijoro simbone ubwo ariko simbashe kubwira mu rugo ikibazo nahuye nacyo nahora muri ibyo ariko abadayimoni bakamvugiramo ati nubivuge ahora muri ibyo mu rugo ariko bumvaga ko ari uburwayi busanzwe byatagiye ari uko nguko gihe kiza kugera njya mu wa kabiri ariko kwimuka n'ubundi nabaguwanyuma kuko sinumvaga umwarimu yajyaga ku kibaho nabonaga ari iminwa gusa nyigageza ubundi nabona zero yanjye nitahira kuko hari igihe cyageze naciyeho umwana baramemba bigeze kumemba rwose naciyeho umwana ati ni igitangaza rwose ati uyu mwana waciyeho sameze utameze nanjye nyine nuko ariko Uwiteka agira neza noneho niko uburwayi bwagendaga bwiyongera icyo gihe nababwiye ko nageze mu wa mbere mfite imyaka 8 ngera nagarukiye mu wa 6 hari igihe nigaga ibihembwe 2 hari igihe nigaga igihembwe kimwe ariko kwiga no kwisanzura ariko najya ku ishuri nabwo abanyeshuri bakankubita ndetse bakamirika nicara mu ntebe yanjye nyine ariko shimye Imana ko nicarana n'abantu bakanyisanzura mfite inshuti nyinshi cyane Imana yambwiraga ko nzaba umuntu wo kwifuzwa uwo ari we wese aranyifuza ariko byonyine ngeyo ndi kuvugana n'abantu banumva nishimye cyane ntabwo nari nzi ko ngewe nzavamo umukobwa ungana gutya ndi umukobwa ushima Imana ntabwo nari nzi ko nzabasha kuvuga ariko mu kuvuga kwanjye ndababwira uko navuze kuko hari byinshi natazi byambayeho nabizi urumva natangiye ndi umwana mfite amezi mu mezi niho natangiye kurwara
igihe kiragera njya ku ishuri nyine, hari igihe nagiye mu bitaro, njya mu bitaro nzakora ikizamini cya leta, ariko Imana ibijyamo. Ariko umwarimu yitwa Specioza, ateye mu Matyazo, yigishaga mu wa gatandatu, niwe wari warashyizeho itangazo ati uyu mwana ararwaye ntihakagire umuntu umukora, kubera ko nahuye n'abazungu bamutwuma two mu matwi kufasha kumva, numva namenya icyo bavuze. Ariko noneho simenye ko twebwe twumvaga ko ari uburwayi busanzwe. Igihe kiza kugera, icyo gihe mva mu bitaro ndabyibuka, mukazi wanjye yari amaze amezi 2 ashatse, barakoze n'ubukwe. Ubwo aho yari atuye ni urugo rufatanye n'ubwo mu rugo. Noneho icyo gihe abaganga byari byananiranye, ati uyu mwana mutahe mutegereze icyo Imana izakora. Noneho mbona ari gutega igitambaro, ubundi nangaga gusenga cyane. Gusenga numvaga umuntu ngo agiye gusenga, nahitaga ngira ubwoba. Numva neza wambwira ngo tujye gusenga, numvaga memukiye. Noneho nijyamiye ku gasambi hanze, murabona mu cyaro biryamira hanze. Bona ateze igitambaro, akenyeye igitenge, ndamubwira ati sugiye, ati ngiye gusenga. Mu rugo n'abanyagatolika, babanje kuba abanyagatolika, ariko kubera ko mama yagendaga abwira Imana ataha umwana wanjye ahazakirira, nanjye niho nzakirizwa. Mama ikintu cyakora yanywaga inzoga ariko adasinda, inywera bya bitabi by'ubugoro, kureka ubugoro niba byoroshye. Ariko ubu ni umukecuru uvuga Imana, umukecuru usenga. Nyuma yaho kiriye, aho nyiriye, Imana yakoze ibitangaza, abavandimwe banjye barishimye, barabyakiriye. Igihe kiza kugera, igihe cyaje kugera, wari ugeze aho umuntu ari gutega agatambaro, uramubaza utugiye ni muramukazi wanjye. Yego, ati ngiye gusenga. Ngiye gusenga. Hakurikiyeho iki? Naramubwiye ati se wagukurikira. Ahita yirukanka abwira mama, kuko bumvaga ari igitangaza, kuko n'umuntu wamubwira ngo uzamuzane gusenga tuzamusengera, ati se ko yanga nzabigenza gute? Yumva ijambo mubwiye ngo nanjye ndashaka ko tugenda. Mama yari ari mu nzu, ahita ati umva mukecuru, mutegure vuba, umva naho aramfasha, baranegura nyenyeza igitenge, umva ahubwo twihuta ataranahinduka. Atarahindura ibitekerezo. Atarahindura. Kuko hari umugabo wari urwaye umugongo, yari atuye hepfo y'iwacu mu muhanda, izina simbyibuka, ni umusaza. Umudamu we yitwa Louise, ariko amazina yabo ntago nyibuka. Yari arwaye umugongo, nawe yari amaze igihe arwaye umugongo cyane, ku buryo kuko uwo mumama niwe wamurarikaga ngo tujye gusenga. Nawe twarajyanye n'umugabo we, ariko we yagendaga aryama mu nzira kubera ko umugongo wari warabaye karambe, nawe yarahuye n'uburwayi. Ubwo rero turagenda, tugeze hafi y'abo basengera, numva ahantu barimo bararirimba, ubwoba buranyica. Noneho abadayimoni bavugira bati wibeshye urenge hano, atahugiye bagiye gusenga, guma ahangaha. Ubwo nahise nicara aho ngaho, bahita bajya guhamagara abanyamasengesho, baranyinjiza ku ngufu. Ariko ikikurikiraho, ubwenge bwo nari mbufite buke, naherutse bari guhimbaza, baririmba, babwiriza. Ubwo hanyuma wenda utararenga aho ngaho, kugira ngo wumve ko bari kuririmba, wabyumvishije gute? Nabyumvise turi mu nzira. Urabona iyo ugeze ahantu mu nzira, urusengero wenda ruri na hariya hakurya, wumva bari kuririmba. Nahise mvuga ati buriya hari abari gusenga. Wari ucyumvisha twa twuma two mu matwi abazungu bari baraguhaye? Nari nwambaye, kuko twafashaga kumva, gutuma wumva amajwi yo hanze.
ndangije nyine abadayimoni ati n'uwinjira ari urapfa. Ariko buriya ni Imana yashakaga gukora. abadayimoni bakuvugiragamo gute? Bamvugiragamo Gute wabyumvaga gute? numvaga nuko ndi kuvuga kabyumva n'amajwi. Kuko bumvaga ko ninjira bahita nyine ibyabo bita bimenyekana. Ubwo ndinjira baranero abanyamasengesho biranga. Icyo gihe nari ahantu mu cyumba yitwa Inyanza. Wari umaze kugira nk'imyaka ingahe? Nari igeze mu myaka na 18. Ni naho urugamba rwari rutangiye rukomeye. Ubwo ubundi byatangiye ari gakeya bamvuza kuko mfata uko twuma banyandikiye ko nzajya ahantu hitwa Iyerika. Iyerika ndumva muri ibi bice naranahanyuze. Iyerika kaminuza? Ahantu Iyerika ku kigo nyine bari ku kigo cyacu higeze kuvuga ati abana batumva. Twagiye kwa muganga nyine bashaka kudufasha wenda badufashe mu bintu byo kumva. Baduha baravuga ngo tuzajya Iyerika i Kigali. Ubwo Iyerika mama bura iti Kigeri i Kigali. Avuga ati umwana wanjye se ko yarabonye n'umuntu umufasha ubu bizagenda gute? Hari umuganga witwa Rishari. N'ubu nomero ze narazibuze. Imana imuha umugisha. Musabe umugisha mwinshi cyane sinzi uko nabivuga. Kugira ngo mbone uko twuma niwo wabifashijemo. Noneho naramubwiye ati rero itike niyo twabona mu rugo. Nangije aravuga ati itike nzayibaha. Ubwo nari ndi kumwe na murumuna wanjye. Twari turi abana bato yabona saba abana n'uyu urwaye bazagerayo. Ubwo mukuru wanjye yigishaga itumba abana kudoda. Ubwo tuza kumuhamagara aratubwira ati umuntu mukuru iwanyu ninde? Ati dufite mukuru wanjye. Ati mumuhamagare tuze guhurira. Ni wamuha amafaranga azanegera tukajya i Kigali. Kuko nari ndi kumwe na mukuru wanjye. Tugezeyo abazungu baratwakira nyine bashyira mu twuma ko mu matwi. Ati kuko ibitwuma n'ubundi turi mu cyari wacu mu karere ka Huye. Uracyadufite turi mu rugo? Turi mu rugo. Kuko twamaraga amezi 6 twasaza tugahamagara bakaduha utundi. Ariko aho maze gukirira numvise wadushize hasi. Ubwo rero tujya gusenga niho nari ngeze barasengera basengeye. Busa burya abadayimoni iyo bari gusengera umuntu urwaye abadayimoni mu bantu hari benshi babyumva harimo n'utabyumva neza. Ari ukuntu gusa ninjiye mfite ubwenge bari kuririmba bari no gusenga. Ariko ibikurikiraho ntabwo mbizi. Ubwo bahise byahise binyica cyakora birivuga aho byaturutse. Bavuga ko byaturutse mu muryango wo kwa papa. Ubwo niba babikoraga barabiguterereje. Ariko tuba tumenya amakuru. Kuko mu rugo bumvaga ko ari uburwayi busanzwe. Ariko mama aravuga ati se bari abantu bakora bibira koko nawe ntiyabyakira neza. Ariko igihe kiza kugera ahita bati rero ngiye gukurikira Imana aho umwana wanjye azakirira niho nanjye ubu tabi ndariretse. Mwayinyweraga ikigage ibintu by'ikigage atari bimwe bigize ntabwo yasindaga bisembuye nyine. N'ubugoro bwo kubureka byari hantari twari ukugira ngo yenda umuryango wanjye ukizwe. Arabakijijwe kubera njyewe narifite na mukuru wanjye yacuruzaga igigage mu Muyogoro. Yabimaraga mu gitondo nawe yarahize umuhigo ati naramuka akiza nanjye nzakizwa. Ubu ngubu n'umunyamasengesho uvuje ibyangombwa. Urahura n'ikibazo akaguhumuriza ati Imana mbese nawe ni umurokore. Byiza cyane. Kwari ukugira ngo yenda Imana igira ikikora mu muryango. Burya Imana ibigufiteho umugambi cyo uzaba cyo. Yewe nanjye yari ifiteho umugambi ko nzabwira abantu ibitangaza Imana yankoreye.
kuko hari indirimbo nahanze nyimara kumenya kuvuga ndayiririmba maze kuvuga uko navuze. Wow, ni ukuri pe wize kwiririmba rwose kuko n'ubundi ni ubwa mbere muranyihanganira ntabwo mbimenyereye nta kibazo rwose nta kibazo pe. Hanyuma warugeze uri mu rusengero bihita birangira none na twa tundi wumvaga turagenda ibyo wavugaga byose biragenda. Byagenze bite kugira ngo noneho uze kuva muri iryo curaburindi? Igihe nyine amasengesho barayasoje barayasoza naragira kuzanzamuka niko wabyita. Yego, utarazanzamuka ukiri iyo ngiyo. Yari n'umwarimu nawe yarigishaga, ariko icyo gihe niba hari kuwa mbere hari kuwa kabiri kuko nibundi niho yari kujya kwigisha. Kukanguka nyine byabaye inuza bwaracye abandi barataha aravuga ati sinsiga umurwayi. Mukuru wawe? Oya, muramukazi wawe. Niho wari wanjyanye gusera. Yego. Aho ngaho nkangukiye mbona se hano nahageze ryari. Ibuka ko ari ku rusengero. Harambaza ngo bihite ni byiza, ariko iby'abadayimoni bamvugiyemo njye ntago nabyumvaga. Kumwe basengera umuntu bikivuga, ariko abibika mu mutwe. Ageze mu rugo abwira mama ati naratashye hari na 12:00 nashye mu gitondo. Urumva twari kwara amasengesho. Yeze mubwira mama ngo ma yewe njyewe nari nigiriye gusenga ariko ibintu byambayeho meruka bari kuririmba ibyakurikiyeho simbizi. Mama wabashaka kuvugana nawe? We yumvaga icyo mvuga kuko naradedemangaga. We akabyumva. Abatarabyumvaga yenda n'abandi bantu n'abantu batamenyereye mutabana. Abo tuva indimwe bo barabyumvaga. Nubwo muri umuntu wanjye kwankundanaga kugendana kuko wambazaga ikintu akavuga atavuze uko akagira akamfasha. Ugeze mu rugo ubwiye mama uti byambayeho? Byambayeho kuno njyewe nagiye gusenga meruka bari kuririmba nta nubwo nzasubira gusenga. Ubwo si ubwo nasenze iki, ubwo ndarya nahise vuga ati bifite n'ibitotsi ndashaka kwiryamira. Ubwo icyo gihe rero ibijya amaguru natangiye noneho urugamba niho rwari rutangiye. Kuko iyo umuntu yinjiye mu bintu byo gusenga urugamba niho ruba rutangiye. Kuko nigiye kubatizwa narabatijwe mu mazi menshi kuko muri Gatolika twabatijwe mu Gahanga. Kubatizwa ntago nigeze niga kumwe n'undi ntago bari kumbaza ngo usubize. Baratereka tumubatize nimbe umunyetorero kuko bari bazi ikibazo cyane. Mama arangije aravuga ati ubu ngubu ndamujyana gusenga. Ariko mu kanya gato bikanzamo kujya gusenga nabitegura kubera ko n'ubundi yo najyaga gusenga niho byiyongeraga. Byaratangiraga bikaniga n'ubwa mbere byari biba ibintu byo kuniga mu ijosi. Bikaniga avuga ati se nijya gusenga n'ubundi ko binyica. Nubwo bwoba nigiriraga njyenyine. Ibundi yo nageraga, niyo mpamvu navuze ati iyo umuntu ageze mu rugamba rwo gusenga niho ubundi butangira urugamba neza. Niho biba bitangiye kuko ijambo ry'Imana rya rivuga ngo iyo urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira. Hari urugamba rwari rugiye kurangira kuko muri iyo myaka 18 nari imaze niho urugamba rwari rutangiye neza ku buryo umuntu wese yabirebaga akavuga ati Imana ni mucyuri. Kuko n'abaturanyi bari batangiye bavuga turi ya mwana uhora urwaragurika buriya yapfuye, uriya mubyeyi yaragowe napfe yivireho. Ariko gusa nuko babivugaga kuko ari umuntu urwara akamara igihe kinini abantu bakanamurambirwa. Si uko banyangaga, bari bararambiwe kandi no mu rugo bari bararambiwe. Ariko nagira abavandimwe bankunda n'ubu barankunda. Bumvise ngo nagize ikibazo umva bose kuko na mama ajya avuga ati mu bana umva nta mwana nanga ariko Imana umwana wanjye numva ikintu cyose yaba afite yakima. Gusa turavugana mvuga icyo mvuga, ariko igihe cyaje kugera nari mubwiye ko
naje gusenga bikakuniga bikaniga kujya gusenga rero umunsi noneho wa kabiri turi bupange kujya gusenga twaragiye noneho barimo banshukisha ngo ikigori kugira ngo kunde gusenga kubera nakundaga ibigori cyane ati hari tugiye kugura ibigori ngo bisizeho gutuntu twiza mbese bakashukashuka n'umwana kuko nari nabaye n'umwana uko akunda umwana umushukashuka ati dore ikikoko nibwo bwenge nari nangiye ubwenge bw'ubwana naho kugira ngo mbe mukuru nangira ubwana ati ngo tujye kukugurira utubombo ndetse turanagutembereza ntabwo bangiraga ngo tujye gusenga ashiduka ngeze ku rusengero noneho ngera ku rusengero rw'Ikawemera aho mu karere ka Huye Ikawemera Imana ibaho umugisha barafashije Imana ibaho umugisha kuko iryo torero ryitwa Methodiste niho nabatirijwe uko byari umupasiteri yitwaga Nyiramana wariyoboraga ariko hari wundi kuko buri mwaka abapasiteri barakorana ariko uwo Nyiramana we aza amateka yanjye kuko yari afite umwana nawe wahuye n'ikibazo gikomeye yari umusazi noneho icyo gihe rero banjyana nanone aho byari bikaze uwo nkunda kwita mama namwise mama kubera ko yamfashije cyane yitwa ndabusanzwe amazina ye yitwa Mama Karina amazina ye bwite yitwa Bamire Alphonsine bakunda kumwita Mama Karina umwita mama rero ngewe mwita mama kugira ngo umwite mama byatangiriye he byagenze bite kugira ngo mugirane ubwo bushuti akubera umuntu wumva wakita mama kuko mama baba umuntu ukomeye mu buzima bw'umuntu mama ni izina rikomeye cyane murabyumva cyane iryo zina ryitwa mama mva yankoreye aho data na mama batabaye yarahabaye yafashije mama cyane ndetse n'umugabo we yitwa Senga umugabo wa Mama Karina ubwo ni Papa Karina ni Papa Karina Imana ibaho umugisha ariko kugira ngo bamfashe duhure nabo nagiye ku rusengero basengera ni groupe yitwaga hari groupe kuri urwo rusengero yitwaga Nyiragutabara ni groupe y'amasengesho yitwaga Nyiragutabara Inkeragutabara kuko umuntu wese ugize ikibazo bahitaga z'abanyirondo ariko murumva ko noneho byageze mu masengesho uba ko baratabaraga cyane bakumva n'umuntu ugize ikibazo bahita bafata Bibiliya bahita bagiye gusenga nawe aryamaga ngewe nabasabiye umugisha groupe ari abantu na 40 bahuje umve ngo barahuje nasengaga ati niyo bagwa Mana uzabababarire kubera ukuntu bitanze bakamara amajoro bansegera mbese ari gihe bwiraga bataryamye igihe kiragera nyine baramuhamagaye ati Mama Karina yego ati noneho icyo gihe nari nituye hasi kwitura hasi nari nicaye ku ibaraza kwa musaza wanjye icyo gihe muramukaza wanjye nari niriwe nanze kuryama namuruhije ku buryo nyine yambwiraga ngo nguhe iki ntacyo ushaka yaba igikoma ati nta sukari irimo ibintu byo kwanduranya byinshi nyine arangije kuko yari atwite yararushye ati ngiye kuryama Imana ikurinde kuko mama yari yagiye guhinga ntago yari ahari kuko iyo yansigiraga umuntu nari ndi umwana utasiga ku rugo nari ndi mu bwenge bw'umwana mutoya umwana muto ku buryo n'umugina nawugwagamo kubera nta bwenge n'inka nayijya imbere waba utari nta kibazo n'ubwo bwenge nari bari barangiza ubwenge n'ubw'umwana hanyuma witura hasi bahamagara Mama Karina nituye hasi mama adahari yego baramuhamagara babanje bahamagara mama umbyara ninde wahamagaye mama muramukazi wanjye yabwiye akana kajya guhamagara mama yari yagiye guhinga yego mama je arareba avuga ati noneho
ubu koko ndabigira ne rwose. Noneho bahita hari uwo wasengaga muri gurupe ikabemera Inkeragutabara. Ntago ari irondo atumva ko ari irondo kuko bari Inkeragutabara bakumva ngo umuntu aratewe bagahita bagenda gusenga bagasengera umuntu kuko bose barahuzaga. Noneho ubu icyo gihe navuze ko pasiteri yari afite umwana urwaye umukobwa witwa Faustina. Noneho icyo gihe abanyamasengesho bari bagiyeyo kuko uwo mukobwa yabaga i Cyangugu, bagiye kumusengera babaga i Cyangugu. Ubwo na Marene yari yagiye, uwo mama Karina niwe wari umuyobozi wa Inkeragutabara. Bamuhamagaye ati simari, ati se uyu mwana turamujyana turamuseye, ati ni mumujyane kuko buriya abantu basenga impano ziratandukanye. Harimo abafite impano nke n'abagize. Noneho bamwe baragabanyije, bamwe barasigara mu murimo, abandi bajya gutabara uwo mwana wari urwaye. Ati mumuzane ku rusengero hanyuma abahari bamusengere, natwe aho tuzazira tuzamusengera. Ubwo banyeguye sineguka, niko natangiye guhina amaguru kuko n'ubundi mu kugenda kuva imyaka 16 hari igihe nagendaga amava kanja, hari n'igihe namaraga iminsi 3 nagenda mu kanya gato bansengera bigacururuka, ariko babona ko Imana ari cyo yakoze bakonjeza n'ibindi tugahora muri ibyo gusa. Abakohererezaga ibyo by'amahembe cyangwa se by'amahembe, mitegano, ibintu n'ibyo. Noneho igihe kiza kugera abanyamasengesho baransengera barakujyana uwo munsi, baranjyana bangezayo, bangejeyo kunjyana aho byabaye intambara kuko bateze umumotari ati tujyanira umwana, ati oya mukecuru ubu sakoze impanuka ko nta n'ubwenge nari ifite. Ati cyambere cyo umwana yagwa kandi bamana, ati kandi bari bugutendeke, ntibari butendeke ku buryo umuntu akwicara inyuma akagenda gufasha. Nabyo barabimusabye, umumotari yabanje kwanga, ageze arabyemera. Noneho kunterura byabaye intambara, baraterurana nga kuva hasi ku buryo abagabo na 6 baneruraga ntibabishobora, kandi nari ndi umwana ufite n'ibiro 30. Ariko abagabo na 6 baterura bikanga. Aravuga ati buse kuko wagira ngo ni isima. Ariko abatekereza aricyo cyatumaga baguterura bikanga. N'abadayimoni babiteraga kuko baraneruye banjyanye kuri moto, noho nayigiyemo bimaze umwanya munini. Bashyira kuri moto, bashyize kuri moto. Ubwo hari umukobwa witwa Mushimiye twaduturanye usegera muri iyo gurupe, niho nyine wabagira inama ati mumuzane ikabemera. Twebwe twasengeye abasazi barakira. Abarwayi bo mu mutwe n'abarwayi bo bakivuga abasazi bavuga abarwayi bo mu mutwe. Abarwayi bo mu mutwe kuko n'ubundi hari igihe bavuze ngo korari y'abasazi tugiye kuyikora kuko abarwayi bo mu mutwe urankosoye, niko bavuga. Nta kibazo gucikwa bibaho. Noneho bati twasengeye abarwayi bo mu mutwe barakira, ntabwo twananirwa uwo nguwo. Uyu ntabwo yatunanira. Harimo n'abari bamurenze batangira guhumiriza kumuhumuriza ati Imana izakora ibitangaza. Igihe none aravuga ati basi saragera ku rusengero gute, umumotari yayemere ko babatendeka. Mbona ngeze kuri moto, nawe Imana imuhumugisha ko yabyemeye. Yarabyemeye, ariko byabaye intambara nyine zikomeye kuko nabyari ibintu biteye ubwoba. Umuntu wese arebaga akafata isinzi ari bukore n'impanuka ahubwo nyuma. Moto nyicaraho, umukobwa nawe ngi inyuma, umunyamasengesho badushumikana igitenge kuko nagendaga ngira amaboko gutya amaguru kuko nta n'ubwenge bwo kuvuga ngo nditura hasi cyane iki. Ariko njya ku rusengero mba ndahageze, bahamagara nyine Inkeragutabara gurupe,
ati muze akazi ikiraka cyabonetse akazi kabonetse kacu ibyo twahamagariwe. Bamwe baraza bandaraho barasengera. Noneho bita niko natangiye kuba ku rusengero nuko byatangiye. Uhita ugumayo? Ndanguma uko nguko kaza kuko bari bemeye ko bazajya basengera. Icyo gihe rero mu kusengera nararyamaga ndi mu rugo, ari igihe namaraga n'ukwezi nta kintu ndabye kubera ko abadayimoni bari barambujije kurya. Nibyo? Ukamara ukwezi utararya se ukabaho? Nabaho kuko nari bamaga igikombe cy'amaraso nanywa. Cy'amaraso yo kunywa nyine bamerezaga igikombe nanywa. Bande? Abadayimoni. Toka Satani. Nibyo? Kikaba ari cyo kinunga. Bayaguhaga gute? Igikombe cyarazaga kirimo amaraso kandi akiranywa wakigoryiwe bananuka. None se warakibonaga cyangwa nibyo abandi bo ntibabibonaga? Ntago babibonaga. Weho ukabibona? Ye nabibona. Avuga ati ndi kunywa amaraso. Ati amaraso sariye. Ati nukuri ndi kunywa amaraso. Mama yanzanira ibiryo simbirye. Noneho kurya niyo yanzaniraga ibiryo. Niyo wari kuri kumengeza. Natakubonye ntago naryaga undeba. Bibaho. Niyo nagira ngo ndariye. Najya gutande nihishe. Nta wundi muntu ukubona? Nta muntu mbona. Yego. Noneho ari n'igihe cyanagiraga mu makanzanira ibiryo cyangwa abavandimwe banjye imbeba zikaza hejuru zigacira muri ya sahani zigaciramo. Natangira ubwo ibyo nahita mbyihorera. Icyo cyo kuvuga ngo kureka kurya nicyo. Kuko ibiryo byazaga hazaga imbeba zigacira muri yo sahani. Ukazibona zikoramo zinakoramo ziciramo nahita mbyihorera. Iyo zombe bazazaga niwe wenyine wabashaka kuzibona? Nige nazibonaga. Abandi ntibazibonaga? Abandi ntago bazibonaga. Nuko ujya kuba ku rusengero? Njya kuba ku rusengero. Ubana na ya groupe y'abanyamasengesho? Bana nayo. Yego. Uwo mwana nyine byabaye ngombwa ko yari yarahumye uko yiberaga ikibungo ngo muri shitingi niko mbyumva. Nawe yari yaranze nyina. Arebaga nyina akamubwira ati nyiramana ngwino nkurongore nibyo yavugaga. Kuko we nyine nawe bari baramuroze. Muravuga ati mama arangije ari we mama Karina. Ati tugomba kumumanukana mu majyepfo. Kuko hari n'undi mwana unegereje tugiye gusengera. Tuwasengerere hamwe. Baramuzana nawe twibera ku rusengero. Uwo mwana wabaga muri shitingi? Bamuvana nawe bamuzana ku rusengero aho bamuzana ku rusengero tubariho tuba. Abagemura bakangemurira ku rusengero. Ariko igihe kiza kugera mama Karina umwite mama nta kibazo turi mumenye uwo ari we. Yitwa mama. Nimvuga mama umbyara we ndabisobanura. Nta kibazo. Ati nawe twabaga turi kumwe mama umbyara. Baza ku rusengero bazana uwo mwana urwaye. Noneho barangije kuko yarabajije mama ataheruka kurya cyari. Ati yanze kurya. Ariko sinababwiraga ikintu gituma utarya narya. Kuko iyo najyaga kubivuga nahitaga mbikirage. Gahita binika. Simbashe kuvuga. Noneho akibaza najya kubivuga bikanga. Ijwi niritunguke. Noneho aravuga ati agomba kurya mu izina rya Yesu. Bwakeye bari kubaka ku rusengero. Urusengero bari barutaruzura. Batangira amabuye. Rwa rusengero naruguyeho heshi mu mabuye bikanongoza muri ya mabuye yo ku rusengero ikabemera. Mbese bikanongoza bikankubita hasi. Nazana ibikomere byinshi. Ariko we yarafitanye isezerano n'Imana ko nzakira. We yaraza amakuru ko nzakira. Ariko Imana ikabwira mama ati uyu mwana azakira, uyu mwana azavugira Imana, uyu mwana azavuga, uyu mwana azaba umuhanzi, uyu mwana ni umugisha kuri wowe. Azakugeza kuri. Ari mama Karine ubibwira? Imana yabwiraga ibwira mama. Ubwo ni mama Karine? Ni mama umbyara. Mama ukubyara. Okay. Imubwira ngo umwana wawe humura azakira. Yego. Hari indirimbo rero bajyaga baririmba ngo reka gutinya ibizakubaho. Imana irakurinda.
nuko uyimenyeshe ibikubabaje Imana izakurinda. Noneho iyo bayiririmbaga agahinda kariyongeraga wakareba sema ubundi umuntu wese abirebaga abonaga nazakira. Sibye Imana yonyine yabonaga bidashoboka yararebaga se burazavuga buriya azagira. Ubu ndi umuhanzi. Umuhanzi mbasha kuririmba ndabyina ndatambira Imana. Aho wamenyeye kuvuga rwose abareka nanjye mbibyaza umusaruro daraho nahereye ntavuga. Aho nahereye navuga no kugenda buri urugendo ntago rujya runera ubwoba. Nshobora kugenda amasaha 3 nagera iyonge. Yego, hanyuma tubwire ukuntu waje gukira byagenze bute uri ku rusengero, use wabaye ku rusengero igihe kingana iki, wabanye na mama wawe wo wita mama Karine, byagenze gute muri make tubwire iyo story yaho ngaho aho hantu ndumva ariho harimo ikintu ariho hari izingiro noneho ry'imikirire yawe. Mikirire yanjye aho ngaho ni naho gukira kwanjye kwari gutangiye. Yego, kuko ariko nibagiwe ahantu ari ahantu nigeze gucika mu rugo. Icyo gihe niriwe mingana na mama ndagije ndavuga ati ma ndarushye, ndangije ndamubwira ati nditahiye. Ati ndavuga ati ngiye guteka nirire. Namubwira ati ndanakuzanira ibiryo ngo mwana wa nubinzanire nurya wugire kuko nayifite musaza wanjye bamwita Sabimana niwe nkurikira. Sanga yari umusinzi umwe wa 5 baracyari umusinzi niwe wananiranye. Sanga arimo aragona kuva mu gitondo n'ihene ziracyari mu nzu. Ni ibigori kuko byari twari dufite ibigori mu nzu kwarabuze izuba ryo kwanika. Mageze umva Imana ari yamaye akenge bati bino bigori wabyanika. Ndabyanika akazuba kari kanavuye maze kubyanika ndi gukaraba ngo nduhuke. Ariko icyo gihe rero atangiye kujya gusenga. Okay, najyaga gusenga banjyanye. Ndangije ndavuga ati byanze bikunze ibi bigori ngomba kubyanika. Urumva akatekerezo k'ubwenge gatangiye kuza gake. Ibigori ndabyanika maze kubyanika ijwi ry'abadayimoni riraza rirambwira ati umva bare kabiri ube wavuya gira kuko bari bagize umujinya nyine kubera ko akantu keza nkoze natajyaga nanatekereza. Mu bibaho ngiye ntago najya gacika ibintu byo kugenda navuze cyangwa nagenda ubwenge bukagenda ntago ibyo byambagaho. Numva noneho barimo baranduka ati kubera ko wanditse ibyo bigori gira vuba ugende mbare kabiri. Ndabate yese ndagenda asa nabi ati genderaho ubundi si ikintu cy'igisare ubundi urakarabike. Uraba dayimoni bakunda umwanda nago ibintu byo gukaraba wapi no gukaraba nakarabaga bankubise ibintu byo gukaraba wapi. Ubu ndakaraba mba numva ibintu by'isuku ndikunze cyane. Mba numva natakambara umwenda utafuze byose. Abadayimoni bakunda umwanda ati gira vuba genda. Nahise fashe inzira ndagenda ako nagenda navuga ati ndabyanze. Ukumva ugenda ugiye he? Bawe genda ntibakubwahuje nawe uragenda ubutaza aho ugiye. Nazi iyo ngiye ndababaza se ngiye ngo genda turakuyobora gira vuba mama ataraza. Ubwiye nari nazijyanye ku gasozi zikurisha imvura ibirakubye yeze n'ibigori shitingi nanitse mu rugo ndigendera. Ndababwira ati ese ko nambaye oya nta musazi wambara inkweto genda. Byakumvishaga ko utari umuntu muzima. Wowe uri gisare genda gira vuba ni wanga turakwica. Ubwoba buranyica nanjye gize ubwo se ndumvijwe ubu ndakora iki koko ndeka iki. Ubwoba buranyica mama aracyari mu murima ari gutera inabire. Musaza wanjye nawe ari kugona umusinzi ntacyo namubwira ntacyo yakumva. Ubu natewe ndangije fata inzira. Icyo gihe nari naragera ku rusengero ngo mabe bari bataramenya. Nimbere yuko utangira kuba ku rusengero ariko waratangiye kujya ujya gusenga. Njya mu bindi byumba nyine aho fati aho ugeze basenga ngenda nsenga aho ngeze bansengera. Ubwo nari naragira aho urusengero aho nzakirirwa. Igihe kiza kugera
ubwo nari ngeze ndi kugenda abadayimoni banjyanye ahantu hitwa Ikibeho. Niba abantu bahazi Ikibeho, harimo abajya bajya Ikibeho kwa Bikira Mariya. Harazwi cyane ku bayoboke b'idini ya Katolika. Muri Gatolika. Ngewe ntabwo nari nzi Ikibeho. Baza kumbwira ati uza ahantu ugiye, ahantu tukujyanye ni Ikibeho, ahantu mu ruzi niho tugiye kugushyira, ubwo ruzi ukaba ari kujyamo. Ndangije ndavuga ati se kuko mugiye kunyica nziza iki? Ati gira vuba, mama wawe ntago dushaka kagutunga, ntago dushaka ko wabaho, kuko turashaka kuriza uriya mama wawe. Gira vuba, ihuta ahubwo gira vuba. Natinda bigatangira kuniga, nawe ati bureke ndagiye. Nagenda uko ndagiye ngeze ahantu hitwa hafi yo mu Muyogoro, ahantu mu ishyamba, ahantu ku Kanazi. Abantu batuye muri ibyo bice barabyumva, barahazi. Mu Kanazi ni mu karere ka Huye. Ndicara, nicaye numvise ngize akantu k'agasereri. Numva ngize isereri, nakicara ati haguruka ugende. Ati ndumva nambaraga afite. Haguruka cyangwa tukwice. None se ko numva nambaraga afite, mbonanye uganira nabyo ko nambaraga afite. Ati turakwicarira, tugiye gukwicira. Ubwo byatangira kuniga, navuga ati bureke noneho ndagiye. Ati amaguruka, nahaguruka nagira isereri, nita mbona umuntu ufite igare. Ubona nicaye arambaza ngo ese muko ugiye? Ndavuga ati yewe nanjye ahantu ndi kujya, ariko nabanje kuvuga ati nimubwira ko ahantu ndi kujya nahazi, ntago abakimaye rifuti. Ndavuga ati yewe ubaye rifuti Imana yaguha umugisha. Rifuti sijya he? Badayimoni baravuga ngo vuga ngo ijya Ikibeho, ariko akugeze hagati na hagati. Namubwira ati ngiye Ikibeho. Noneho arangira ati se katariho nanjye giye. Ndavuga ati ntacyo ungeza ubonye, aho ngeza Imana iraguha umugisha. Aremera kuko yaragize impuhwe, kuko yabonaga ko ndwaye. Ati umuntu naramubwira ati nuramuka utanywaye Imana izaguhana. Usize umuntu w'umurwayi yicaye aho, Imana izaguhana. Ahise bagira ahita gutwara, bahise bankwara, ankwara ku kagare. Tugeze ahantu mu Muyogoro, tugiye kugera hafi mu Muyogoro, abadayimoni batangira kumutuka. Noneho barambwira ngo se, atangira kumbaza ese muko ubwo ngubwo Ikibeho niho iwanyu? Navuga ati ngo Ikibeho niho iwanyu. Nangira kumusubira mu kanwa, umuntu agwaye rifuti utangiye no kumutuka. Nibyo. Ati ubwo se urambaza iki wa gicucu? Ubu tumaye rifuti ari wowe umaye rifuti bundi ugira ubwenge? Tugenda ihuta, ahubwo nunura hasi baraguhana wa kigoryiwe. Atangira kugira ubwoba, none atangiye kugira, mbona ahubwo ari bukora impanuka. Atangiye gutitira, ati se muzinywa umuntu urwaye. Tugeze mu Muyogoro arambwira ahantu ku Gasateri, Umuyogoro mu karere ka Huye, inzira igera ikomeza nyine Ikibeho. Ati rero niba ari imitwe ya Kenke, ati reka nkushyire hasi njye kugura akantu hariya, ubundi ndagumiza mukware. Niba noneho abadayimoni bari basinziriye ntibagira icyo bavuga. Ashyiraho, ashyize aho ngaho, abadayimoni barambwira ati fata iryo gare urikomeze natara. Kuko yari agenda amubwira ati iri gare risige. Abadayimoni bari bambwira ati mubwira iryo gare arisige, kandi urifata urikomeze. Ararisiga. Ubwo nawe akazajya aho yinjiye muri botike, akazajya ahengeza umutwe gutya yongera. We yatekerezaga ati yaba yaravuye hariya, ngiye nigendera. Nibyo yatekerezaga. Ndagumiza ndarambirwa. Ndangije kuko mukuru wanjye atuye mu Muyogoro, nita nigira inama ati ubundi wakigira mu Muyogoro. Nagira kwa mukuru wanjye iri gare nyiri umunyonzi ko yanze. Abadayimoni ati wibeshye ugira, njye nakubwiye ko tukujyana Ikibeho kuguta mu ruzi. Ubwo mu rugo yamvura ya Isigwa yaguye cyakora ngeze kwa mukuru wanjye. Umuntu yahise ambwira ati mukuru wawe uje kumusura, ariko akagira ngo ari kuvugisha umuntu muzima.
ati nje kumusura, ati barahari. Ita nkomeza inzira, ijwi ry'abadayimoni riba rihagaze, ndabati rwose bambabarire nigerere mu rugo, yenda naburaga uwo nakira yenda nabari. Ubwo ngezeyo sanga yari afite utwana dutatu. Mukuru wawe? Agahinja yarabyaye vuba maze n'ukwezi, undi afite n'imyaka 2, undi afite 4. Sanga ngo yagiye kwa nyirakuru w'abana, yari ateruguriye iwabo. Agahinja yari akaryamishije ku buriri nyine rw'ababyeyi. Ubwo ngewe narahageze, abana bati Jacques araje, barishima bagira ngo n'umuntu birukira. Akaza kamobera nera umugeri kagwa hariya n'akandi kajya hariya, mwigirayo mwabushya numwe bwana burarira. Ati Jacques ukuntu yadukundaga bararira. Ubwo nahise nirukira mu cyumba kwa muramu wanjye, njyamana na kagahinja kabo ku buriri bwabo. Ngahibaze umuntu araje ayihaye karibu, ahise ajya mu cyumba arajyanye n'agahinja. Yego. Wa undi mukuru abari kurira abwira ati mama Jacques ni umugome, araje tuje kumuhobera dutera. Ubwo mukuru wawe ntimuranabonana? Yego. Yumva icyo kintu bose ni Jacques se mubonye, araje ahise ajya no mu cyumba cyane, ahise ajyamana na kagahinja. Ubwo kagahinja nari nkaryamye hejuru, kakazajya karira. Abati ceceka wakana, ariko simenye ko nkaryamye. Ubwenge buza kugaruka, ari numva ari kumbwira ngo nundyamira hejuru y'agahinja. Nge ndyamye hejuru y'agahinja. Ati niho uryamye, ati mvira hejuru y'agahinja. Nyonze sanga ndyamye hejuru y'umwana w'abandi. Abati mu izina rya Yesu. Noneho icyo gihe nawe yari yagize ubwoba, yandeberaga ku idirishya yanze kwinjira. Ati Jacques yabanje kumbwira ati Jacques amakuru. Yari asanzwe abizi ko ujya urwara? Njya ndwara ariko nta bintu byo kurwana, ntabyo nagiraga, n'ibintu byo gucika ntabyo nagiraga. Kuko higeze kuza uriya mupadiri witwa niba ari umupadiri uherutse gupfa wasengeraga abarwayi. Yitwa ko mwibagiwe yitwa Ndera, nanjye ndumva mwibagiwe. Ntacyo tubwire nimwibuka ndaza. Uwo mupadiri we bumvaga ngo yaje, nahitaga acika cyakoraho ngo atansengera, nahitaga nigendera. Mama kambura kambiga kambura, aho niho nigeze. Uwo mupadiri niho nyine mama kavuga iyo yazaga nibwo wahungaga? Nahitaga mungaho, nahitaga nigendera, wenda batanjyana ngo atasengera. Noneho arangije aramaze, se Jacques kuki waje hano? Nyine naje kubasura. None se kuki waje utavuze? Anti none se nari kuvuga ko mu rugo baranaye. Abadayimoni nyine barambwira ngo mvuge ko mu rugo banaye. Ibyo byose n'abadayimoni bakubwaga ngo bivuge. Mu rugo baranaye, unasigaye njyenyine, niwe muryango sigaranye, mama ni ikigoryi, basaza banjye baranaye, inzara yaranyishe. Kandi ubwo nabivugaga n'ubundi barambujije kurya abadayimoni. Ndaho ngaho narya. Noneho igihe kiza kugera, ahamagara mu rugo. Yahise ahamagara mu rugo, yabona nyine ndi umuntu ufite akabazo. Ubwo mu rugo bari bahereye, urumva nagiye saa 7, imvura igwa saa 8, inyagira bya bigori, ihene ziranyagirwa, musaza wanjye aracyagona. Yakubitaga umugono cyane, atazi umva nawe aho yibereye. Kuko nyine inzoga iyo zamwicaga, yarasinziraga cyane, nta mbaraga zo kubyuka yabonaga. Ubwo imvura iraguye, ibigori biranyagiwe, ntiyamenye igihe nanikiye, ntiyamenye. Abarasha aje yirukanka. Ubwo nawe yarazi ko ndi mu rugo mari. Ahita aza kwa mukuru wawe? Yaraje mama, oya mama yaraje, aje mu rugo kureba uko bimeze nyine. Avuga ati uriya mwana ararwaye reka ngende. Ahageze asanga ntuhari? Asanga ibigori byanyagiwe, ihene zanyagiwe, mbese arangije nse ibibaye hano. Gusa abadayimoni barambwiye ngo usige ukinguye ahantu hose n'amadirishya ukingure, kuko inzu yacu ireba mu muhanda hose, wasamure ndusige n'ibigori bigendere. Wasize inzira iranga abanyamuhanda bahanyura, atera abanyamurengwe. Ibigori biranyagirwa.
ntibamenye icyabaye. Ubwo mama imvura yamufatiye mu nzira ari gutaha, imwe akavura kagabanutse avuga ati reka njye kuri ibyo mu rugo. Ahageze nawe afatani avuga ati si ibintu byabereye hano, aratangira abahamagara. Mwana wanjye yabaye iki? Yinjiye aza mu cyumba aho nararaga, uko nararanaga na mama kubera uburwayi. Papa arafunze, n'ubu aracyafunze. Nta nubwo cyakora nifuze ko bamunyereka, kuko natangiye kumenya akenge, navuga ati mwanyeretse papa. Nagiye kumureba muri gereza ndamubona. Ariko kwihangana, ariko kuba ababyeyi banjye bariho nabyo nishimwe, shimira Imana. Gusa Imana hari ibintu izankorera kandi ndabyizeye, kuko aho yankuye niho hari habi. Njye sinari nzi ko nzaba umuntu uvuga, nari nzi ko nzicarana n'abantu bakomeye mukaganira, cyangwa umuntu anyisanzureho, cyangwa se mbese umuntu agire numve ko nganira n'umuntu. Kuko iyo abantu baganiraga bagaseka, nanjye nahitaga seka ntibura nishimisha. Burase basetse iki? Numva afite ishema yo kumva ibintu bari kuvuga. Mfite amatsiko menshi, numva nabyo birambangamiye. Icyo gihe rero mukuru wanjye yahise ahamagara mu rugo, biriwe bashaka bareba buri rugo, mama arinjira biramuyobera. Arangije akazajya abwira atuka musaza wanjye aryamye ati mushiki wawe ari niho yahise akanguka. Mushiki wanjye ko banyitanyira saba Imana, uvuze Jackie, izina rya Jackie ryaje ngeze Kawemera, ni naryo ni izina rya Jacqueline, ariko mu rugo aho mvuka Nyirasaba Imana niryo bazi. Jackie riza abantu bake. Ati Nyirasaba Imana ari ati se aruwo nabonye, ngo aruwo nabonye mbura umwana wanjye, nawe yahise abona imbaraga abarabyutse. Ati buze no turamukura, barashakisha, bahamagara abo tuva indimwe, barashakisha. Musaza wanjye yari umumotari, yatsa moto yiruka mu karere ka Huye ari kuri moto, ahamagara abamotari ati mushakishe hose. Ati nawe mwabonye? Ati nawe twabonye. Ese uyu mwana yagiye? Ubu ikivura cyose cyamunyagiriye. Ubwo kumbi ndi kwa mukuru wanjye, nawe ahabimenye yahamagara mu mati mugira uko bimeze. Ahita yohereza agasaza kanjye kankurikira. Ati gwino wowe niwe twumvikanaga cyane buriya cyane, niwe wambwiraga namwumva, napfa kumwumva. Ati genda umutahane. Araza ati Jackie urabizi mu rugo haje abazungu, kuko nakundaga abazungu cyane, nkunda abazungu. Haje abazungu mu rugo, haje abazungu. Undi urumva ubwenge nari ifite bwari umwana mutoya. Ndabati ndagiye, kuko buriya yaravuga ati nindamuka mubwiye ibindi nari buze. Ubwo mama aravuze ati ntacyo ukomenya ahari. Ubu nari mfite agahinda n'ibigori n'ihene, aravuze ati nibishaka birare ku gasozi. Njye narabona umwana wanjye ndumva nta mutima afite. Ubu icyo gihe ndaza aranzana, tugeze mu nzira hafi y'Ikawemera ariho marene witwa mama Karine uwo wansengeye atuye. Ndangije funga amafere muri ako gace, ndavuga atari kurabizi nge nago naranamutinyaga we, naramutinyaga, numvaga ngo araza. Nahitaga ndeba ukuntu ucika, ngo araza kunsengera. Nahitaga fata akabuni najya kuvoma. Ati ubwo kuvoma nagendaga uko ngenda, amavi nari meze n'umuntu wiga kugenda, ntago yarakomeye. Nagendaga nituragura hasi, amavi arimo, ndetse nazi uko bimeze, ari abadayimoni bapakiyemo mu mavi. Ubwo ndagira arampendahenda, Jackie waje ko abazungu baje, gusa uko ngo haje n'abandi. Ego ko haje n'abandi, reka tujye. Uzi ko haje n'imodoka mu rugo iwacu, abazungu baje. Ati reka mama turavugana. Ati mwana wa ngwino abazungu bagutegereje baje. Mitanza niruka, abazungu mubabwire banegereze. Nibwo nahise nihuta, noneho ngera mu rugo. Ngeze mu nzira bakambwira Nyirasaba mama wawe yarize. N'abantu babwira ati Imana ishimwe uko agarutse we. Uzi ukuntu mama yari yababaye. Ati Imana ishimwe.
noneho umusaza wanjye yitwa Donati. Umutoya umutoya ati sha uzaruta umukuye Imana ishimwe rwose. Noneho asa n'ubacira amarega ati se abazungu baracyahari cyane barahari. Nubwo iyo baza kuvuga ati nabo byari kuba birangiye ntabwo nari guhita asubirayo. Mageze ngera mu rugo sanga mama yifubitse igitenge yicaye hanze n'umuntu wigunze nyine wari warize wababaye. Arageje mwana wawe uraje ati ndaje. Noneho abadayimoni bahita bambwira ati nuvuga uko byagenze bicecekere bambaza. Abadayimoni bahita bangira ikiragi noneho burundu sinavuga. Ubwo banjyanye aho ku rusengero gusenga uko nababwiraga nagiye gusenga bamambire kuri moto nago navugaga. Nabwo mu mavi naragendaga nageraho nanakamba. Ubuko marene nyine uwo mwana uko nababwiye bari baragiye kuzana wa mwana bazasengera nawe nyine hashize iminsi ngaye baramuzana. Ariko abaza mama ati yanze kurya. Uko mama Karina naramutinyaga natinya umuntu ufite imbaraga nyinshi zo gusenga. Simvuge ngo naramutinyaga n'abadayimoni babiteraga. Nawe bamwitaga ishyano. Kagashyano karaje. Bamwitaga gute? Bakuvugiragamo hakabaho ngo kashyano karaje. Wowe ukavuga buryo. Hari n'ibindi nyine iyo basengeraga ari byo byamvugiragamo simbimenye. Yewe simbimenye. Bo bakabikubwira nyine. Gusa babimbwiraga nyuma. Ubwo uwo mwana we ukuntu yari ameze we yari yarubitse umutwe hano yarazanye akantu k'akanugo kubera ko nago yunamukaga yari yaranahumye kuko Imana yaramutegetse afate ngo igifushingwa kube mu maso arareba. Icyo gitangaza bamanukanye bavuga ati uko arebye n'ibindi tuzabikora. Nawe yagendaga agwa ku buryo niwe wamutegaga ibase yahitaga yikandagira. Mbese urabizi inka iyo zisohotse mu biraro ntabwo ibyo bireba ngo iki n'iki. Nuko nawe ubwo nyine duhura twese turwaye tubabaye. Ndabati ntacyo ariko uko natababaye njyenyine mbonye uwo twisungana tuzaduhumurizana. Ubwo bakazaba badusengera. Noneho mama Karina aratekereza turiya imirima yo mu rugo yari yararaye. Twahingaga hararaye urabona mu gishanga iyo watinze guhinga imirima barayikwara. Mama n'ubundi abadayimoni nyine nari naramwiziritsa ata yasohoka namugenda. Ari gihe namubuzaga no guhaguruka ashaka no kujya kwihagarika namubuza mugenda guma mubuza amahoro. Nawe bese ari cyo kigerageza aragenda arananuka namurekura. Imirima yararaye nawe yayereka imirima barajyana mu gishanga. Ndetse n'imirima ntago yeraga ariko shimye Imana ko baduhaye gira inka ubu duhinga tukeza. Icyo gihe uwo mwana duhura nyine mbonye inshuti mbonye umuntu nyine urabona iyo umuntu ababaye uri wenyine. Hari n'igihe nagiraga agahinda nabaza mama ese mama kubera iki ndwara abandi bana nibarware kubera iki nabaye gute. We nyine yangaga kunyereka kababaye mu mutima we nyine yenda kugira nibaza nazancumura mvuga ati ese Mana nireka kundema aho kugira ngo nzahora mbabaye. Kwiga sinabashije kwiga neza nuko abandi biga. Sinakinye n'abandi bana nambikino nzi sinigeze nyina nk'abana bakiri iby'abana n'ibiki. Nta mwana wanyisanzuraga kubera ko banyitanga ngo akagorye. Noneho ibyo jambo noneho rikambabaza cyangwa bavuga ngo uri umusazi nababara cyane. Umuntu yabimbwira ati uri umusazi numva noneho ngize agahinda ndababaye. No kwifotoza sinifotozaga narabyangaga. Igihe cyaje kugera bakazaba badusengera ahubwo mu kugenda nagendaga ngwa natera intambwe nagwa. Mama Fadi ntabwo yarakomeye. Mudangije marene wanjye akazayasengera ariwe mama Karina. Bamwita mama bakumwita mama kuko umva yaravuze ati kubera ibintu wankoreye Imana izaguha umugisha uri mama wanjye. Nta kindi nakumarira
sibye kugusabira umugisha. Nababwiye ko groupe yansengeraga bari kumwe bafatanyije, ariko kugira ngo imbe iwe kubiwe kubiwe rero niba baraganiriye n'umugabo we ntabwo mama yabibatse, ni umutima n'Imana wababwiye ati reka dukorere Imana uriya mwana tumufate tumushyire mu rugo tujye tunamusengera ari mu rugo n'uburyo bwo kumufasha nyine. Mama arangije nyine babonaga ko n'ubundi umukecuru nta kintu agikora kandi abana bakeneye kurya, mbese ubukene bumeze nabi kuko ntago warya utanakoze, kuko nanjye nari muboshye ntago natumaga agenda. Aravuga ati mukecuru urabizi uyu mwana mume ajye yibera mu rugo tumusengere, hanyuma ibindi turabigufashamo, genda ugiye gukora imirimo. Ati mungiriye neza ibisambo bya birayi, Imana ibaho umugisha. Nuko nahabaye n'uwo mwana tuba kwa mama Karine, turi babiri turi abarwayi, dufata turi abana babiri, ariko uwo nguwo we yagiraga abadayimoni bo kurya cyane, bo kurya cyane. Njyewe ntabwo naryaga, hari n'igihe yambwira ngo urabizi Jackie, urabona kino kidamu cyaducumbikiye hano, reka bino bintu tubimenagure, kuko we yumvaga ko n'ubundi ari ibintu asenyagura bituma agira ati tubimenagure, ubundi turinda tuba mu rugo hano ntidufite ababyeyi, nuko mfite mama yananiwe kuntunga cyangwa we mama yananiwe kugutunga, reka tumenagure bino bintu tumuhombye. Ngewe akenge kabaga kahari, ubundi yanakoraga ibintu bibi, nta bwenge nabaga afite, iyo kabaga kahari, ariko nawe yarafashaga akanyunguza, nawe afite akenge namuhakanira, atangira kandeba nabi. Ati ngiye kubimenagura ariko nubivuga turaserera. None akabeda agahera ku murongo amena, ubwo yabimenaga nijoro baryamye. Bya biteremusi arabizi, bya biteremusi tabibedaguye na bya bikombe, ubundi urebe ko ejo batatubwira ngo mutahe. Noneho mu bwacya mu gitondo akabona bikombe biranyanyagiye byamenetse teremusi, ahita bati ndaje mangane n'abadayimoni, ndaje icyo mushaka. We wagira ngo yarabagabizi mugambi wabo, ati mva ndaje mangane nabo mwabashyendimwe. Agasenga ati fo ninde wamenye birabintu, ati nukuri ni Jackie, kubera ngiye sinavugaga. Agaba ati ramubeshyira Jackie niwe twabanje kubana, uko we nabanje kubonana nawe mbere bataranabonana. Ati uyu mwana ndamuzi, ntago no kuvuga kwe ni ikibazo najya navuga, no kurya ntago arya, umva agira ibindi bikamuturasa akagira gute bikamwica, ariko icyo kintu ntago ajya kubagana. Ati nukuri niwe, ati ceceka turasenga Imana iri bugire ikikora. Bagasenga ubundi bigatangira bikivuga ngo kwa mubeshyaga bamukubite, nyine kwari ukugira ngo wenda mudukure muri uru rugo tutaye. Ati ngererega nari mbizi, ati ntago tuzongera. Imbaraga zo gusenga rero yakoreshaga, hari igihe umuntu yakibaza ati ni imiti cyangwa ni iki, yakoreshaga mu gusenga, yakoreshaga impano ariyo yitwa Bibiliya, niyo yakoreshaga agasenga, hanyuma bikakurekura bigasa n'ibicogoye gakeya, agahora ari maso. Noneho groupe ikarara buri munsi, hari igihe byanyicaga umunsi wose, hari n'igihe nigeze gupfa ndapfa neza, batumiza umuryango wanjye ngo byarangiye. Byarabaye nabyo, uko mukuru wanjye yaragishaka i Kigali, bamubwira ati murumuna wawe byarangiye, ati byarangiye. Icyo gihe rero urugamba biriwe barwanye, bavuga ati none kuko Imana yari yavuze ati nimutaba amaso uyu mwana arapfa. Ati bunuka ubwo yari afite umwana w'uruhinja, uwo mama yari afite, yatangiye kudusengera afite inda y'amezi 8 hari ni 8 hafi 9. Noneho baradusengera, igihe kiza kugera abadayimoni nyine bakazajya badukoresha ibintu byinshi kugira ngo atwirukane mu rugo rwe.
hari iyo migambi bafite ariko arihangana. Nkazajya igihe cyaje kugira ndamubwira ati urabizi ma numva ngifite akenge, uyu munsi ndabatekera, uyu munsi yumva ari ati kuva nabaho Jackie, kuva nabaho Jackie avuze ikintu cy'igitekerezo, ati Jackie aradutekera, atangira gushima Imana ati rwose mva umwana yakize. Burya hari igihe dushima Satani akagira, akaba ariho akora cyane, agira ngo umuntu uri kunyumva Satani ntago iyo urugamba rukomeye nababwiye ko ruba rugiye kurangira. Hari indirimbo ndi bubaririmbire kuko umwanya ni na mutoya, ntacyo rwose tuyumve wowe. Iyo ndirimbo ivuga ngo hari ibyo Imana yankoreye umwana w'umuntu atari gushobora, yankuye muri Egiputa. Nge nari ndi muri Egiputa, nari nzi ko nzava muri Egiputa, ariko shima Imana ko navuye muri Egiputa, namenya ngo ndategana Giremera, nategana jya Kicukiro, nta muntu ngendaho, nsigarana abana, namenya ngo umwana ubu nabaye n'umuntu w'umubyeyi. Ubu nanjye nakubaka ubwo narushinga. Noneho abadayimoni bakadukoresha. Noneho uwo munsi uravuga uti ndabatekera. Waratetse? Naravuze ati ndabatekera, turashaka guteka iki? Shaka guteka kawunga. Ati nyine barabireka. Ubwo yari afite abana, umwana we w'ifura yari afite n'imyaka 12, uw'umukobwa bari abakobwa 2, undi afite 8. Urumva ninjye wari mukuru. Ati Jackie aradutekera. Fata cya kiro cya kawunga, fata n'inusu y'umunyu, kiraho ngaho. Ubwo amazi ahiye abana ariko yari yabwiye abana ati mumube hafi umucunge. Ubwo yari yibereye mu nzu nyine, amazi ahiye kiramo ifu muri ya mazi ngo neke kawunga. Ndangije nitafata ya nusu y'umunyu nabwo shiramo, maze gushyiramo muri ya mazi ndasonga ndagira abana barangije. Abana nabo bagira ngo bari bahumye, bari barangaye. Noneho barangije ngo Jackie ubwo sirahiye. Umwe ariruka ngo mama uzi ko Jackie koko yatetse ari guteka. Ati nukuri ari kugira barishimye, ahubwo ntibamenye ko ari umunyu wa undi wigize danje. Umunyu nusu y'umunyu ku kiro cya kawunga. Ariko nanjye sinari nzi ko nawushyizemo, ntabyo nari nzi. Ubwo hari ukuntu wumva nyine wumva ko ihiye, numva harimo umunyu mwinshi, ati si uyu munyu wagezemo gute. Noneho akana kitwa Karine ati reka twumve. Ye baba we harimo umunyu, ye baba we ibi ndibiki. Ati ndega ibintu noneho Jackie akoze yaranabitetse neza. Ati harimo umunyu. Noneho kubera bari baguze inusu y'umunyu, bareba wa munyu uri hehe, barawubura babona ishashi y'umunyu. Ati yawumariyemo. Kandi ibyo byamenyekanye maze byarangiye kugira ngo tumenye iby'umunyu. Natetse imboga ngiye gushyiramo umunyu, mbura umunyu. Ndawise umunyu uri hehe. Kumbi umwana umwe niwe wumvise nyine yumva harimo umunyu mwinshi. Ati harimo umunyu, ndimo shaka umunyu nanjye. Ati Jackie Kari nta munyu wabonye. Ati se bubura ari wawushyize muri iriya kawunga. Niko kujya kumva. Niko kumva twumva ko araho washiriye. Urumva ko iyo nateragezaga gukora ibyiza, byanze bikunze ntihaburaga ikintu cyitambika. Cyari itambikaga. Ariko icyo nkundira mama we ntabwo yumvaga ko ari imigambi y'abadayimoni. Ntabwo yanukaga ngo cyangwa ambwire nabi, yarasengaga. Noneho aravuga ati sha atari n'umugoma ariko azacogora. Yirengagije iyo kawunga yavuye kugura kihobye n'uwo munyu. Ahita avuga ati umva ntago nikubitira umwana, niba ari ibyo mwagize nta nicyo mukwara, situbuze icyo kurya. Ahita agenda bateka ibindi. Ati maze rero ubwo rero mwari mugira ngo nikubitira umwana, nawe nkubita. Maze nawe yamwazaga nawe yarabakiraga. Noneho rero inzira yo gukira rero. Inzira yo gukira aho yagumezaga asengera igihe cyo gukira. Uko iminsi igenda igera, amavi agatangira gukora,
naje no ari igihe cyagiraga nabyimba n'inda indi ikagira amezi 9 nambara umupira ukanga kunkwira nakambara ikanzu ikanga ikamera n'umuntu ufite inda y'amezi 9 akagira ngo ndatwite kumbi n'abadayimoni bambyimbiyemo akansengera akorana rukamaraso indi kabyimba na buri yasengeraga narukaga amaraso ahora muri ubwo buzima igihe rero nza gukira niho ngeze kuko n'ibindi nagiye mbigira nyine kugira ngo byihute buriya mama niwo wabivuga neza kuko kubera ko hari byinshi njye natazi ubwo gukira bwo naje gukira aransengera nangira kuvuga bakambaza ati mama wawe nuwuhe namenya ko ari mama papa wawe papa wanjye we nawe nabonye bwo nagiye kumusura muri gereza ndamubona ati uyu ninde ni mukuru wa mbere nango wambazaga se uyu ni bo mumenye ati mwana noneho kumenya bakubaza ugasubiza imufana iki ukakimenya nakimenya ubu byari harashize nk'indi kingana icyo bakwa mama Karine nkamaze najya bavuga ko namaze n'imyaka 2 ba mu rugo rwe niho nabaga mu myaka 2 niba atari 2 3 niho nabaye mu rugo rwe ansengera muri icyo kibazo hari n'igihe abadayimoni banyongoje icyo gihe twasengaga kwa gatanu ku rusengero ndamubwira nuko abadayimoni nyine biyoberanyaga ati man tumva noneho meze neza ati bari bagiye kubagara amasaka bati saa 4 turajya mu iteraniro ati nta kibazo basigira ubwo mwana yari yarabyaye uwo mwana yigaga gukambakamba ati ndamusigarana ubwo bashiki be bari bagiye kwiga noneho umwana musigaranye nigira inama ati yewe barana abakozi b'Imana tuwabatekera igikoma barabajya mu materaniro urumva nari fite ubwenge nari narakize mu akenge karimo kagara nekereza ibintu bizima icyo neka igikoma fati nibuka kenge fatisha imbabura shyiraho amazi ndapfundikira nubwo bwenge meruka nicyo nibuka yahise ncika ndagenda naziyonge mu kugenda meruka ngeze ku irembo ngenda ibyakurikiyeho simbizi nagiye noneho kakana kasigaye ngo aho ngaho karira hanyura umuntu kari kageze n'imbere y'imbabura gakambakamba kagiye gushya habura umuntu ati bya mwana ko yiri warira ahita bajya guhamagara mama ati buriya mwana ko ari kurira ngo Jacques se ntahari ati ntawe uhari baramumuza bahise batabara basanga simari kumbi abadayimoni bari banjyanye mu mazi naguyemo mu mazi naguyemo ariko kuvamo nabyo nzi ubuza nari nabaye ninuza nari natose nabaye urona yangurube yivuruguse mu biziba niko nari imeze diko ubwo bahise bashakisha barambura umunsi wose nawe mwabonye mama arangije noneho bambuza umunsi wose noneho mama aratangira aravuga byibura mana wanyeretse ni intumbiye byibura niba yanapfuye namenya ko napfushije umwana mbure mana atangira kwiheba ku rusengero amateraniro arahagarara barashakisha ati banasenga bamwe umutima utari hamwe ati twabuze umwana mu gukira rero uwo mama Karine aransengeye ndakira noneho ndagenda numva amavi yanjye arakomeye ariko mu kusengera basengeye imyaka 2 niho natangiye kuba umuntu muzima nangira gutekereza na n'umuntu wikanga ngo noneho umuntu ararwaye kwa musiza aha ubu ndi umuntu muzima utekereza ibintu bizima mu buzima bwanjye mba mu rugo ngora imirimo yo mu rugo ariko ndindire ko Imana yamana akazi nakizakama kuko n'ubundi aho yankuye niho hari habi ubu ndi umukobwa ukunda gusenga nkunda ahantu bavuga Imana kubera ko iby'Imana ikora biradutangaza
ubwo rero mu kuvuga naravuze ibyuma ntabyo nyifite birabitse biri mu rugo bimwe wifashishaga mu kumva wari warahawe n'abazungu telefoni nabwo bahise bangurira telefoni kugira ngo umuntu arampamagara tukavugana nabyumva kwandika nzi no gusoma kuko nababwiye ko nabaga n'uwa nyuma ariko Imana yanyigishije no kwandika narize ibintu by'ibice ariko Imana yaramfashije mu gukira rero njye nahize umuhigo ko nzavugira Imana nzabwira imirimo ibitangaza Imana yankoreye kuko mama Imana yajyaga imubwira ko nzaba umuhanzi nzaririmba mu ndirimbo n'ubundi ndimo ndaziga bizaza gake mfite indirimbo zigera kuri 3 kuko mu gukira niyandikiye zanjye ku giti cyanjye zitari iz'abahanzi bandi ndabasha kuririmba indirimbo y'ubuhanzi y'ubuzima bwanjye nabayemo niyo ya mbere nabanjije wenda utari wagera ku gihe cyo kuyiririmba hari ahantu wagize uti mama wawe yahize umuhigo ko nuramuka nabona umwana we akize azahita aho azakirizwa nawe ariho aho uzakirira ariho azakirizwa byagenze bite yarakijijwe aba muri mu itorero rya Methodist niho na mama Karina asengera ni naho habamo ya groupe y'amasengesho yitwa Inkeragutabara iyo groupe nuko yasenyutse ariko bamwe barasigaye ariko ikintu nasabiye Imana umugisha nabasabiye umugisha ati yagwa atagwa kubera baritanze bandaragaho amajoro hahandi araho nageze babwira hari igihe napfuye batanga itangazo ko napfuye babwira ariko babanje kubwira imiryango baraza byari byarangiye kuko na pasiteri yari yageze mu rugo bukeye niko nari napfiriye mu rugo rwa mama Karina nakize wazutse ute narazutse nabaye nuvuye inuze icyo gihe pfuye ngewe nari nibereye ahantu ikuzimu noneho Imana irangarura urupfu buriya umuntu yajya gupfa nabanje kugwa mu mazi aho buge nibyo nari ndimo ari nabwo bari kurira ngo napfuye wowe wari wibereye mu zindi ntambara ndi kurwana nazo nano kugira ngo nurire amazi ngo mve muri aya mazi nagira ngo nongera nayagwamo noneho numva indirimbo marayika ambwira ati indirimbo y'ikorasi ivuga ngo Imana iracyagukunda Imana iracyagukunda nishobora kugukura amaboko nishobora kugukura amaboko ubwo nuko byari bimeze ugomba ndazutse nuko nazutse nitanzuka maze kuyigana iki wapfuye nyine napfuye mu masaa 6 za nijoro nzuka mu masaa 12 za mu gitondo abantu bamaze kuvuga bati byarangiye Jackie yapfuye bari bamaze kubigera bo ku rusengero ku mapasiteri yahageze ariko bati mwe muretse Imana mama rikaka kubera ko yari afite igisezerano n'Imana avuga ko nzakira ariko aho urugamba rukomeye barugiye kurangira niho natangiye gukira aho byanabyo atari kwa kundi nakize ejo nongeye narwaye nagize nongeye nagize noneho nangira gukira nangira kuvuga neza nakubwira ikintu ukacyumva nta bintu byo kudedemanga nta bintu byo kutumva amaguru yanjye numva arakomeye hanyuma Jackie ubu ngubu abantu bari bukurikire iki kiganiro bakurikiye The Peace TV bafite amatsiko atandukanye babumva hari nk'ibibazo bakubaza ariko hari ibyo ngiye kubaza nko mu izina ryabo ubwo nihagira abandi bazagira ibindi bumva bifuza kukubaza babyandika muri comment wenda mu kindi kiganiro dushobora kuzagirana nzabikubaza ariko bo babyanditse muri comment sibyo hari nk'umuntu ushaka kwibaza ati igihe utabashaga kumva
wumvaga ufite nk'amatsiko y'uko nuramuka ubaye amatwi yawe afungutse ukumva ni nk'ibihejwe wumvaga ushaka kumva imbere na mbere nindamuka numvise wumvaga ushaka kumva iki numvaga ashaka kumva nagira amatsiko y'ibyo abantu bavuga nabona bamwe baraseka njye narasekaga napfa guseka aravuga ati nanjye nishimisha ubundi nzahora mbabaye hari n'ukuntu umuntu ashaka kumva avuga ati ndumva nshaka kumva mama avuga numva n'ijwi rya mama wumvaga ufitiye amatsiko cyane kurusha ibindi ku buryo wumva aricyo ushaka kumva numvaga ashaka kumva byibura najya no ku ishuri niga tica ibyo yigisha ushaka kumva gusa kumva gusa aramenya mu kuvuga rero nutangira kuvuga ukavuga uti mana mu gihe babaga bagusengeye igihe wumvaga mu mutwe wawe hatangiye kujya ku murongo ni nk'iki wumva gusaba Imana ko uramutse uvuze neza n'iki kintu cya mbere wumvaga wabwira abantu kuvuga navugaga ko nindamuka mvuze nzaririmbira Imana mvuga ubuhamya ubundi no kubyina nindamuka ngenze nzabyinira Imana ni igihe kingana iki byagufashe kugira ngo wamaze utabasha kumva no kuvuga ni igihe byamaze kumva no kutavuga muri rusange urumva ko byatangiye ufite igihe kingana iki birangira ufite imyaka byatangiye ufite amezi 6 ubwo naragiraga hashira n'icyumweru nongera nakambakamba hashira ukwezi mbese nahoraga muri ibyo ariko mu gukira neza byamfashe imyaka 16 mu kugenda nibwo watangiye kumva utangiye kuba mu muzi imyaka 16 niho natangiye numva navuze ko ku 16 ariho urugamba rwari rukomeye cyane kuri 16 kugera ku myaka 18 niho natangiye ahubwo kugira ahubwo urankosoye niho natangiye kumva nangiye kugenda hagati ya 16 na 18 muri iyo myaka ubu ngubu ufite imyaka ingahe ubu ufite imyaka 24 ni ukuvuga ngo wakize neza ufite imyaka 18 nakize neza afite imyaka 20 ni ukuvuga ngo ubu umaze imyaka 4 wumva uvuga nta kibazo imyaka 4 ubu ngubu mbasha gusigarana abana mbasha gusigara wumva bimeze gute kuba ubasha kuvuga no kumva mba numva ari byiza cyane numva rwose nta matsiko nyigira uzaba ati nindamuka mvuze nkunda kuririmba cyane nuko narabimenya neza n'indirimbo zo mu gitabo ndaziririmba nakumva ahantu bahimbaza Imana nanjye ndahimbaza kuko nabati igihe namaze nagenda ni kirekire n'igihe namaze navuga nanjye nzabyinira Imana ubu nta muntu ndusha kubyina ubu ngubu ndataraga cyane uzatubyinira ubutaha hanyuma ibitangaza Imana yagukoreye ukava mu buzima bwose wanyuzemo gupfa kuzuka kugira amadayimoni kubyimba inda Imana igukorera ibitangaza uyu munsi uri umukobwa muzima ushima Imana ibyo bintu biguhereza icyizere kingana iki cyo kumva wizeye Imana ku buryo n'ikindi cyose cyaza wakumva uri tayari guhangana nacyo kwizera Imana mba numva nari ibintu bineye ubwoba najyaga mvuga ngo najyaga agira ubwoba iyo nabonaga ibintu byinshi bije nabona ibyo numva ndahabutse burya abadayimoni bubahaye inuza ubwango ubahaye inuza uburenganzira ni naho burira ubwo rero nta kintu kinera ubwoba njyavuga ati ngewe nzapfa narwaye kandi mu gupfa kwanjye nzavuga ndetse nzabwira n'abazavuga ibitangaza Imana yankoreye iyo ndirimbo ndayifite ugitangira kumva bwa mbere indirimbo uraza kuyitubwira uri unayituririmbira utangira kumva bwa mbere amatwi yawe agakira ninde muntu cyangwa se n'iki kintu wumvishije bwa mbere nimba ubyibuka icyo gihe ni groupe arimo gusenga iri kuganira numva ndi kumva neza bati ndimo ndumva byo muri kuvuga numva nabo bumva ntibitangaza batangira kumbaza uyu mama yitwa nde yitwa ikintu cyose bambajije nagisubiza ni uko ibitangaza byatangiye byiza cyane okay mbere yuko usoza rero banza utunyurizeho na kakaririmbo twumva ukuntu kameze wenda uririmbe nk'igice kimwe kugira ngo ugiye gufata igihe kinini igice wumva ukunda kurusha ibindi
mu ndirimbo zawe ufite urahitamo iyo ukunda kurusha izindi uririmbemo igitero wumva cyagira ubutumwa gihereza abakurikiye The Peace. indirimbo yanjye igira ibice bibiri ntabwo ari ndende nta kibazo y'iririmbo yose ukaniririmba hari iby'Imana yankoreye mwana w'umuntu atari gushobora yankuye muri Egiputa inkiza amaboko ya Herode hari iby'Imana yankoreye mwana w'umuntu atari gushobora yankuye muri Egiputa inkiza amaboko ya Herode sinzapfa ubwo nzarama nzavuga imirimo Imana yankoreye ndetse nzabwira n'abazavuga ibitangaza Imana yankoreye sinzapfa ubwo nzarama nzavuga imirimo Imana yankoreye ndetse nzabwira n'abazavuga ibitangaza Imana yankoreye Imana yigufite umugambi barakuroga nibikwice humura nacyo uzaba muca mu muriro naguzashya nunyura mu mazi nazagutembana hari icyo yagusigarije Imana igufite umugambi wa mubyeyi we hari icyo yagusigarije kuba ukiriho Imana igufite umugambi wa mukobwa we hari icyo yagusigarije Imana igufite umugambi sinzapfa ubwo nzarama nzavuga imirimo Imana yankoreye ndetse nzabwira n'abazavuga ibitangaza Imana yankoreye hari igitero kimwe gisigaye amasaha yagiye iyo ndirimbo ivuga ngo sinzapfa ahubwo nzarama icyo gitero ivuga ngo sinzapfa ahubwo nzarama biri no muri Bibiliya nzavuga imirimo Imana yankoreye ndetse nzabwira n'abazavuka nzababwira kuko njye nta bwoba nyifite numva nta rugamba rukeneye ubwoba iby'Imana yankoreye byinshi cyane ntabwo nabivuga ngo mbirangize Imana yigufiteho umugambi uhura n'ibigeragezo bakakuruga bakagutega nibikwica ugahura mu bintu bikomeye aho nugera mu rugamba rukomeye ukabona urasigaye Imana ibigufiteho umugambi nanjye yari ifiteho umugambi ko nzicara hano nabwira imirimo Imana yankoreye umugambi yari ifiteho benshi bakijijwe kubera njyewe hari umugambi nawe ubabaye uri kunyumva mubyeyi cyangwa mukobwa Imana hari umugambi gufiteho amina urakoze cyane Jackie mu gusoza gira ubutumwa ugenera abadukurikiye yaba babandi bihebye babona ko bageze mu buzima bumva ko birangiye nuko nawe hari aho byageze ukifuza gupfa sibyo ugire ubutumwa ugenera ba bantu bifuriza abandi kutabaho nkuko babikwifurije bagifuza ko mu mawarira hanyuma tubone gusoza hera mu guhereza ubutumwa gira ubutumwa uhereza aba bantu bumva ko bageze ku murongo wa nyuma bumva ko birangiye bumva ko bapfuye byarangiye ndagira ngo babwire hari Imana itabara ku munota wa nyuma umuntu wihebye umuntu umaze imyaka myinshi arwaye Imana nahita kuri umuntu yihangane ntabwo ariko bizamera iyi ndirimbo niba yiteze amatwi ivuga ngo Imana yigufiteho umugambi barakurogana ibikwica birashoboka ko waba umaze imyaka myinshi urwaye buriya hari umugambi Imana igufiteho ntabwo ariko bizahora umuntu wese ubabaye nahumure Imana izamutabara naho Imana idakura umuntu abapfuye irabazura kuko nanjye sinari nzi ko nzazuka
sinari nzi ko nzabasha kuvuga nuko nabashije kubyina kubera amasaha agiye, nari nzi ko ubu ndakomeye. Imana yangiriye icyizere, na umuntu wese wumva ubabaye hari Imana itabara. Hari Imana itabara, ibi wabireka, nyamara Imana igitanga agakiza nta cyaha itababarira. Birashoboka ko kugira byakunaniye, ariko komeza inzira y'umusaraba. Imana itanga imbabazi, akihana, Imana ikamugira neza. N'umuntu wishe Imana iramubabarira. Gusa icyo namubwira nuko umuntu uri kugira nabi yakomeza inzira y'agakiza, Imana ikamuha imbabazi. Ikintu ubwira mama Karine? Ikintu mubwira, ndamushimira cyane aho ari hose, ndetse n'umuryango we na gurupe y'Inkeragutabara. Ni gurupe isenga nyine ko nabisobanuye. Ikintu mbabwira ni ukubashimira, nabo bifuzaga ko nanjye nzabasha kugira, ni nabyo banashakaga byibura. Ndabasabira umugisha aho ngeze, nabo baramfashije. Gusa Imana izabaho umugisha, nta kindi nabasabira. Gusa bakomeze mu nzira z'agakiza, ntibazasubira inyuma, kandi Imana izabahemba. Wakoze cyane, wakoze kwita ko twagutumiye ukemera ubutumire bwacu, ukaza ukaganiriza abatuye isi babasha kumva ururimi rw'Ikinyarwanda aho bari hose, yaba bari mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda, bose abari bubashe kubona iki kiganiro. Ndakeka ko hari ikintu cyinshi kiri buze kuhindura mu buzima bwabo. Reka rero dusoze ikiganiro twagiranaga na Jacqueline. Imana iguhe umugisha ko wabashije kwitabira. Hanyuma abadukurikiye nabo twabasaba ko bakora subscribe kugira ngo bazajye basha gukurikirana ibiganiro byose bizajya bica kuri The Peace TV. Bakora share, like na comment. Imana ibane namwe kandi Imana ibaha umugisha. Mwakoze cyane.